gusiramura muri aka gace. Ari gutegura ibikoresho ari bukoresha asiramura, atyaza imbugita ari bukoresha mu gitondo. Aboneraho kwigisha abakiri bato bamwigiraho gusiramura, bityo mu bihe bizaza azabona abamusimbura. Iri joro ntabwo yemerewe kwishimisha n'umugore we, kugira ngo abone imbaraga n'ubushobozi bwo gukora igikorwa cy'ingenzi muri uyu muryango. Ngaho rero kora subscribe, like, share ndetse na comment. Ariko kora subscribe. Mumeze mute? Ndagusuhuje ngo haye nikaze. Aha hantu nkuko mumaze kubona iyi video, aha turi twagiye hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Nkunda kubagezaho inkuru ziturutse hanze, biba byarabaye cyangwa se n'inkuru zo hanze uko bimeze. Aha rero ni mu mujyi wa Bungoma, mu burengerazuba bw'igihugu cya Kenya, hafi y'umupaka wa Uganda. Nahabere imihango yo gusiramura. Tugiye kureba rero uko basiramura. Ndagenda mbereka ama video atandukanye y'uburyo ahandi hantu mu tundi duce basiramurwa. Sasa ngira ngo inaha mu Rwanda gusiramura tubizi ko ari umuco kugira ngo hirindwe isuku, mu buryo bwo kugira ngo ugire isuku ku mubiri cyangwa se ku myanya y'ibanga, cyane cyane ku bagabo. Nubwo ni ku bagabo turi mu rwego rwo kugira ngo wirinde isuku rero ugomba gusiramurwa, cyane ko tunigishwa yuko bigabanya ubwandu bwo mu mibonano mpuzabitsina ubwo ari bwo bwose, nibura ku kigero cya 90 hafi na 5-6 gutyo. Urumva ko gusiramurwa ni isuku kandi ni ubwirinzi uba wambaye bwatuma utagira ubwandu ushobora kwandura ubwo ari bwo bwose bwaboneka mu mibonano mpuzabitsina. Aha rero tugiye kwanza turebe gusiramura biraryana mu buzima mon cher ami. Noneho gusiramura baguteye ikinya byonyine uburwayi ugira nyuma yaho nabwo sinamva uwo byabayeho wenda yabitangira ubuhamye nibo bizi kuruta uko wabibwirwa weho, cyane cyane umuntu utarabikoze. Gusiramura ni ibintu biryana mu buzima, biryana pe. Nakubwiza ukuri ko nicyo kintu cya mbere kiryana mu bintu wumva bikubayeho mu buzima bwawe. Aha turi mu bwoko bw'abo bita ababugusu. Ababugusu nibo tugiye kureba imisiramurire. Wari wasiramurwa ubumve ugize ibyago wasiramurwa n'ababugusu. Ababugusu ngo bagusiramure umva ukuntu bimera, umva ukuntu biryana, utagiye kugaramira muganga cyangwa se ngo umuvuzi wo mu Rwanda umuganga ngo agusiramura akoresheje ikinya cyangwa se impeta, ariko ahandi ngo bagucisheho icyuma. Banza wumve gusiramurwa muri biriya bihugu ngo ni uburibwe uba ugiye gucamo budasanzwe kugira ngo ubashe kwitwa umugabo nyamugabo. Ni uburibwe uba ugiye gucamo budasanzwe kugira ngo habe agaciro n'abandi bagabo, kugira ngo ugire agaciro imbere y'umugore, kugira ngo ugire agaciro imbere y'ingabo, kugira ngo ubashe kujya kurwana ku rugamba. Nuko waraciye muri biriya buribwe. Gusiramurwa muri biriya bice biraryana. Nakubwira ngo biriya bintu ngira ngo urareba video biraryana. Rero reka tuve muri iki gihugu cyacu dutemberere muri kiriya gihugu cyo hanze turebe gusiramurwa na bariya abantu bundi bimeze bite. Nguhe inkuru y'umwana wagiye gusiramurwa agatitira akabanza akagira ubwoba ari mu Rwanda ho wakwiruka rwose ukavuga uti reka ibintu bivuyemo rwose. Reka nkubwize ukuri, hari umuhunzi wagiye gusiramurwa umwe, reka ntambikire gatoye. Agiye gusiramurwa ageze ku gitanda akubitana na mugenzi we, abona mu cyumba cyo hirya havuye mugenzi we bamutwaye kuri burankara, amaraso yamwuzuye ari kumeneka. Ikintu yakoze yaracunze, amurebye abona umusore mugenzi we arimo aravuza induru byamuyobeye, ari gutaka amaraso yamwuzuyeho. Noneho uwo muhungu nzi ageze ku gitanda bikubisa amaso, ikintu yahise akora yahise yambara vuba arasohoka yirukanka atereka ibisi nabivamo. Hari benshi batinya gusiramurwa kubera ubwo buribwe, ariko impungenge nakumara ntabwo imisiramuro yo hanze hariya itandukanye n'iyaha ngaha. Twebwe kudusiramura ni impeta cyangwa se bakagutera ikinya, ariko hariyaho noneho bagusiramura nta kinya. Urumva bakagukeba nta kinya, bagakoresha icyuma nta kinya, abantu bagushukamirije bari kukureba, bose bagutahiye ubukwe bari kukureba ukuntu ugiye kuba umugabo. Niyo mpamvu ngo umugabo wahariye aba afite agaciro imbere y'umugore, kandi afite agaciro mu muryango, afite agaciro ku bantu bose, kuko yaba yaraciye mu buribwe bwose. Niba ngo ari uburibwe bwa mbere umugabo acamo ni ugusiramurwa, noneho bongeraho ngo gusiramurwa nta kinya. Ahabo twebwe basiramura mu kigero cy'imyaka, mbega n'umwana ukivuka bashobora kumusiramura.
we nta byabazi nubwo yanababara sinzi wenda uruhinja rwo ntirubimenya, ariko umuntu mukuru wanyuze muri ubwo buzima bwo gusiramura we biraryana cyane. aha ngaha mu Rwanda guhera ku mwana kivuka akarinda kiba uko angana kose baramusiramura. Rero iki gihugu cyo muri Kenya ubu bwoko ntabwo bo bagomba kubasiramura ari uko bujuje imyaka runaka, cyangwa se bo basiramura guhera ku myaka 12 ndetse hagati y'imyaka 12 ndetse na 16 niho basiramura. Mu rurimi rwabo bavuga ko gusiramura byita ku musalaba, ni mu rurimi rwabo, ni ubwoko bumwe tugiye kureba. Ndabereka video ukuntu basiramura nta kinya n'imihango igomba kumukorerwa. Niba gusiramura twebwe bashobora kukwambika impeta, mu buryo biri basiramuramo bakakwambika impeta cyangwa se bakagukata, nabyo birashoboka, ariko muri kino gihugu cyo ntabwo ubyo ngibyo ariko bigenda. Bo sasa uti bigenda bite? Ndabereka uko mugenda mubibona muri video. Uragenda ubona umwana w'umusore cyangwa se n'abana babiri bava indimwe bagize gahunda yo kugira ngo babashe kujya gusiramurwa, bo babakorera imihango. Ni ukuvuga ngo igiye gusiramurwaho bagukorera ikirori, abantu bakaza nk'uko wakoresha igikwe cyangwa se nk'uko wakoresha ubukwe mu mvugo za kera, ubu ngubu bavuga igikwe. Ariko niba hari gahunda yo gusiramura habaho kubaga inka, abantu bakarya, abantu bagahurura, abantu bakaza ari benshi, noneho bagateka bakarara umuhuro. Nabyita nko kurara umuhuro inaha mu Rwanda. Abantu bakaza ari benshi pe, bakarara iwanyu, bakarya, bakanywa, bakaganira, bagaseka. Sasa rero ibyaha ngaha ukuntu bitandukanye, uyu muco w'aba bantu ukuntu utandukanye n'uwahandi. Ho umwana wabo niba ageze muri icyo gihe cyo gusiramurwa, bo barabanza bakamutegura, bagateguza n'uzamusiramura kugira ngo umusiramura nawe agire ibyo yirinda, kugira ngo hatagira ibigenda bimubaho. Mugende musoma kuri video amagambo cyangwa se ku ifoto, mugende musoma ibyo bagenda bavuga cyangwa se nabo bisobanurira ubwabo, byanditsemo muri screen, ngira ngo umuntu maragenda mubireba. Rero umuntu waho yamaze gutegurwa gusiramurwa, bategura n'uzamusiramura kugira ngo hatagira ibyangiza cyangwa se by'imihango. Nk'urugero, umusiramura ngo yirinda kubonana n'uwo bashakanye muri iryo joro, kugira ngo adacika intege cyangwa se akagira ibyo ahugira mu bituma gahunda z'ejo zipfa zo kuzasiramura wa mwana, hatagira gahunda zipfa. Ikindi cya kabiri, n'uwa mwana uzasiramurwa nawe baramutegura nta kazi yongera kugira muri uwo munsi bucya biri bube, noneho bakamugenda bakamukorera imihango yo kumushyira mu mazi mabi, bakamukarabya, bakamusiga ibyondo, bakamugira gute. Noneho nawe uzamusiramura nawe agategura icyuma nta kinya. Munshirami umva, gusiramurwa nta kinya, urabyumva? Niba ari ibintu biryana bya mbere, gusiramurwa nta kinya. Niba twebwe turibwa cyangwa se tubabara baduteye ikinya, wambaye n'impeta, ariko ahandi bagafata icyuma bakargityaza imbere ku karubanda, barangiza bakagukorera umuhango wo kugusiramura. Impamvu mu musiramura buriya ngo muri kiriya gihugu cyangwa se uriya nabyita umuco waho, ntabwo gusira umuntu utarasiramwe ngo nta gaciro afite mu bagabo. Urumva icyitonderwa cyo kugira ngo usiramurwe cyangwa se utarasiramurwa, nta jambo wagira mu bagabo. Ikindi cya kabiri, ntabwo ngo utaraba n'umugabo, nta nubwo wajya no ku rugamba, nta nubwo wanashaka, kuko buri gicibwa mu muryango. Bivuze ngo gusiramurwa nicyo kintu cya mbere babanza guha agaciro ku muntu w'umugabo cyangwa se ku musore cyangwa se ku mwana. Ariko ngo umwana wasiramuwe aba yiswe umugabo nyamugabo, kuko aba yaciye mu buribwe bwa mbere bushoboka. Niba ari ikintu ngo gihesha umuhungu agaciro cyangwa se umugabo, cyangwa se kumuhesha ikuzo kugira ngo agaragare mu bagabo, nuko aba yarasiramuwe, yaranyuze mu ruganda ruryana rushoboka rwo kubagira ngo abashe kumva uburibwe uko bumeze. Aha rero iyo bamaze gutegura ibyo bintu byose, ninjoro baraza bakakwigisha urugamba, bakakwigisha kuba umugabo icyo ari cyo, bakagukoreraho imihango, mbega muri wa muhuro bari guhana na wa mwana, bakabyina, bakanywa, bakaririmba. Imihango yose yo kumushimira cyangwa se kumuteguza ikabanza igakorwa. Noneho nyuma yaho iyo bukeye mu gitondo, baragenda bakamujyana ku mugezi. Hari umugezi uba warateguriwe cyangwa se warateganyijwe wo kuzajya bamusiramuriraho. Umwana
aba afite ubwoba, ngira ngo muri muragenda mubireba ukuntu umwana aba afite ubwoba burenze, kandi nawe ngira ngo uretse n'uyu mwana natwe ubwacu tuba dufite ubwoba, ariko noneho uriya we ngo aba afite ubwoba burenze, kuko isaha n'isaha iyo umusiramura yakoze ibyangwa cyangwa se yahemutse cyangwa se agatambikira akajya mu bindi bintu muri iryo joro, buri buke ari busiramure, byanze bikunze iyo bikoze nabi umwana arahagwa, cyangwa se umwana nawe iyo afite ikibazo runaka nawe atabashije kwitegura nawe byanze bikunze arahagwa. ni nko kukubaga ukavuga uti ngiye kwiseta, ese mama kwiseta ndibuze kuhava? Yego, muri buriya buribwe bumeze bute? ubundi ndibuze kubuvamo? ni imihango ngiba kabiri mu mwaka, bivuze ngo uyu mwana baramujyana bakabajyana ku mugezi, wa mugezi noneho bakoga ku myanya y'ibanga. ahubwo mbaza ngo ese undi wari uzi yuko abantu bose baba bareba? abantu baje nk'uko watahirwa ubukwe, ni nk'ubukwe bw'umwana wamashije kuba umugabo, wavuye mu bwana watangiye kuba umugabo. wari uzi ko mu Rwanda cyangwa se mu mico yacu biragoye kugira ngo ubone ubwambure bw'umuntu, n'umuganga kenshi usanga abantu dukunda gutinya kugaragaza ubwambure bwacu. rero ahangaha bagushyira ku karubanda, abantu bose bakakureba, abantu bakakubona. bitandukanye natwe ugenda ukabonana na muganga mwenyine cyangwa se muri babiri gusa cyangwa muri batatu, ariko ahandi abana barashukamiriza, abamama bakaza, abakecuru bakaza, umuturanyi wanyu wese akaza, mbega muri make karitsiye yose, umurenge wose ukaza kugutahira ubukwe kugira ngo barebe umugabo nyamugabo cyangwa se umuntu ugiye kuba umugabo udasanzwe w'umuhungu uzamutse ako kanya cyangwa se umaze gukura ako kanya. ahangaha bagutahira ubukwe n'uwo ari hehe wese akaza, ubundi ukiyambura ubusa ku karubanda, byose bakabigukorera bari kukureba, bagushukamirije, baguhagaze hejuru. niba uri umunyamutima muke, niba uri umunyabwoba, ubwo urabyumva tayari ubwo ahantu uhita bugana. ariko niba uri umuntu wihagararaho, uzemera ushinyirize, ubundi ubabare, ariko nyuma uzashimirwa n'abandi bagabo. uyu mwana akajya mu mazi, akoga mu myanya y'ibanga ku karubanda, ubwo ni mu mugezi abantu bose bagushukamirije, akoga mu myanya y'ibanga, yamara koga bakongera akamusiga ibyondo, bamusiga ibyondo ku buryo isura uyishaka ukayibura. ubu ni imihango yabo. uriya nubona abantu baciye amatwi cyangwa se baragize amazuru, ngira ngo mukunze kubibona, biriya bintu barabakoreye imihango ishoboka ariko ityaye. yamara koga muri ya mazi, bakamusiga ibyondo, akongera agasubira mu mazi, ubwo niko abantu bari kumureba bamushukamirije, ubundi akagenda akaryama. ubundi si n'umuganga, ngiye kuvuga ngo umugabo cyangwa se umuntu wateguye icyo gikorwa, akagenda akamujyaho, ubundi agakeba akoresheje icyuma, amaraso akava utari bujye kwa muganga, nta n'igipfuko kiba kiri aho, ubundi agahagarara, amaraso akajojoba. urareba hasi, reba hasi y'uwo mwana, amaraso ari kugenda hameneka, yose akagenda agashirira hasi, ubundi bakamwitaho, bakamufubika, bamara kumufubika bakamujyana mu kazu agenda akarwariramo igihe kingana runaka kugeza igihe azakirira. nashaka azamarina n'umwaka, ariko aba muri kariya kazu ntabwo akavamo kugeza igihe azakirira, ubundi bakamwitaho atagiye kwa muganga. urumva? none twebwe turabwirwa gusiramurwa tukabyanga. umva njye nkubwiza ukuri, gusiramura ni isuku, ariko hari ababicamo mu rwego rw'uburibwe, nubwo ngo kiba ari ikigeragezo kugira ngo abashe kuba umugabo nyamugabo. urumva? reka rero wa muntu we utarasiramurwa, siramurwa mu gihe twebwe dufite ubushobozi bwo kujya kwa muganga bakagutera ikinya cyangwa se bakakwambika impeta. ubwo nibwo buryo twebwe bwatworoheye kuko turi mu iterambere. ariko hari imiryango cyangwa se hari ubwoko, cyane cyane muri bihugu bya Tanzania na Kenya, bo batabasha kuvuga ngo reka tujye kwa muganga, ahubwo agafata icyuma akagukeba, bakagukorera imihango, bakagukeba, amaraso akava ugatitira. abenshi baranahagwa, ariko bavuga ko kugira ngo ubashe kubikora cyangwa se iyo umaze kubikora ubaye umugabo nyamugabo, ku buryo ujya kwicara mu bagabo ukaganira nk'abagabo, ku buryo ufata intwaro ukajya ku rugamba nk'abandi bagabo, ku buryo ushaka umugore ukaba nk'abandi bagabo, ariko waraciye muri ruganda rw'uburibwe, ugaca muri buriya buribwe buryana kuriya buryana. izo ni inkuru mbasha kukugezaho kugira ngo ubashe kumva ukuntu bimera. niba wica agasebe gatoya ukavuza induru, ariko biriya bintu biraryana. inshuti yanjye, reka nkushishikarize utarasiramura, isiramuze hakiri kare,
kuko utabikoze wabona akaga, biraryana. Abandi barabikora bigakunda, weho nawe bikore wana, bikore. Niba tujye kwa muganga bigakunda, bikore. Reka nsoreza aha rero, reka nsoreza kandi mbashimire banywanyi banjye, inshuti zanjye, kuko mwamwitanze kubana nanjye. Ndankunda kuvuga ngo niba watangiranye nanjye ukarinda ugera ahangaha tukiri kumwe tukivugana, ukagera ku musozo, uri umuntu w'agaciro. Benshi bajya bagahita bava, ndakubeshya se? Hari ujyaho agakubitaho iminota nk'ibiri cyangwa se umwe, akongera akimuka akajya ahandi. Rero weho wabitangiranye nanjye ukaba ugeze ahangaha, uri umuntu w'umugabo. Ndagushimiye kandi Imana iguha umugisha. Nimusabira umugisha jya wakira, kuko nicyo kintu nashobora kugusabira ku Mana, kuko bunteye inkunga idasanzwe kuri jyewe. Uri umuntu w'agaciro rero. Ndagushimiye, nakagaruka rero naho ubutaha. Bye bye.